akoze ko ngiye nagize iyo case bro. Umuntu wakubeshye ko wamufashe ku ngufu. Ngiye none yamagaye leta tugera no kuri forensic. Turi babiri ari kuvuga ngo twamufashe ku ngufu. Tugeze ati yari yanyemereye amafaranga. Abwira leta nti ngiye naguze beach ntago naguriye. Ibyo biva ati yari yanyemereye kumvuriza umwana. Kuva icyo gihe nabaye nk'uwagize trauma ku buryo nabaga nakubona n'umukobwa nkahita mva aho hantu ndi. Umuntu kandi umuntu andusha imyaka 5. Baga tubarandega niki. Ako nyine nta byari byabaye tu. Ni vuba hasi cyangwa ni ya story watubwiye yo muri Nuzi yo muri ya ndirimbo na Theo 2020. Rero kuva icyo gihe narize ubona sinzi ko hari ikintu niranga muntu urayima utari mu byihorera. Yaho ngaho n'undi yagufata ndetse ndanga umuntu arubwo tishidikanyaho. Tukanabivuganaho cyane kaza. Kana mba n'umuntu umuntu yajya nafata n'amashusho ati niba ubyemeye bivuga. Ati gaze akarishe ne amafaranga ariko ati before yuko dutangira banze bivuge kubyemeye. Ngiye ariko njya gutyo. Oya mani akabyemera tuko kuvuga ngo ndabyemeye. Tabyemeye abyihorera. Ndabeshya sipita. Ukavuga uti vuga n'umubare nkwemereye. Kuko mana yanjye. Akawushyiramo se. Nese Peter rikamubaza. Wenze ukagize ubwo bazavuga ko akorera abageni. Ahise gutegeka iminota. Buriya wansura ntabwo wansura imyaka 25 yose wagera ukarambirwa n'umubyeyi yarambirwa. Rero aho kugira ngo ibyo bintu bibe. Shumusa wabigihorera nyine dufata ibizibiti. Kuko ushiduka umuntu ari kuguteza ingaru rimwe na rimwe nta n'ikintu cyawe. Mbese ko abari muzemo na video ubwo ntibaguhenda. Nagatabwa ati nagungura nawe. Nyine bwo atabwira ati je nibimenyetso. Niba se byarambayeho ntago nshaka kubizongera kumva. Ariko si wongo wabigukoze. Ese wamazemo igihe Kigali kimuri gereza. Ibaze ntago ndagishene nari mu ngewe. Oya ndavuga uwo mukobwa kwitendeka nago wagufunga. Nukuvuga baje kudufata nka saa 5. Urumva ngewe uzi ukuntu byanagenze se bro buri wari kuvuga iyo story yabo. Ahita mbyumva tu. Ukuntu byagenze ngewe umuntu yarampamaga inshuro nyinshi cyane. Mbwira nyine ko ari umuntu nkunda w'umufana. Nkaba ndi umuntu utajyuhura n'abafana nyine b'abakobwa tu niki. Yewe niteretera umuntu wanjye. None nkuko umuntu ari kumuhaga inshuro nyinshi. Ukambwe atari kose wamwitabye. Bamwana iwapi gutya ukambwe ati basi murekaze ngewe niki niki. Araza. None ndi kumwe n'umujama wanjye. Shout Tizo bamwita Tizo. Uwo mukobwa yaragira ngo ni petit frère wanjye nyine n'umuniga tujya gusama. Rero bamaze gusinda bavuganye nabi ahita ambwira ati ngiye gukorera ikintu n'umuryango wanyu utazibagira. Kubera shwanye n'uwo mujama wanjye tu. Abarahamagaye twamufashe ku ngufu gutyo. Nta kintu nyine cyabaye tu.